Mfite akazi ko gucuruza amapera, niyo yari imbuto z'amapera niyo yari yeze, ariko nayo yarangiye, ubwo turicaye gutyo. Ufite akazi ko gucuruza imbuto z'amapera. Buriya se imbuto z'amapera uzicuruza ute? Ufite isoko, ufite icyumba ucururizamo, hari isoko ryubakiye mufite mucururizamo, ugenda wikoreye nk'uko tubona mu mujyi bafite agataro ku mutwe, ati ntago muragurana. Wowe uzicuruza nka gute izo mbuto? Tujya twikoreraga tukagenda, twagera mu isoko, hari ahantu hari isoko ritwegereye, riri nko kuva mu rugo kugerayo yari nk'isaha n'igice. Ariko kuva mu rugo nanone njya gushaka izo mbuto, n'ubundi hari harimo nk'isaha n'igice. Ku cyiciro cya mbere cyatambutse, uwo turi kumwe yarambajije ngo mbese umugabo wawe yapfuye mufitanye abana 4? Ubwo ndikiriza, ariko n'umwanzi wandiganyije, ntabwo abo bana 4 bose ariko n'abasigaranye, ahubwo nyuma yaho naje guhura n'ihohoterwa, n'ubundi ndabyara. Nabitekerejeho nyuma, nsanga umwanzi yandiganyije, kuko numva bimbabaje cyane, ariko nyine ndabinginga ngo mumbabarire, n'Imana imbabarire, kuko narabeshye ndikiriza kandi atari byo. Nkaba ndi gusaba uwo turi kumwe ngasengere, nuko mwe mudukurikiye, nuko mubyumve, mbasabye imbabazi. Mwebwe mudukurikiye ari ugukora uko ushoboye, ukitanga uko uri, kubera ko ntabwo watanga icyo udafite, ahubwo utanga uko uri, ugakora uko ushoboye. Twongeye kubasuhuza abakristo bene data, bakunzi b'umusaraba, abo dusangiye umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha ku mpande enye z'isi. Birashoboka ko iwanyu bukeye nk'uko natwe bukeye, cyangwa bukaba bwije, mukaba muryamye, ariko Imana ibahe umugisha mu byo murimo mukora byose bitari ibyaha. Nitwa Ntegerejimana Petahiya, nongeye kugaruka ndi kumwe nawe mubyeyi, twakoranye ikiganiro, kandi nzi ko mwakurikiranye icyo kiganiro. Hari handitseho ngo nari umugore wa koroneri. Ubwo rero twongeye kugarukana kugira ngo, kandi mwibuka dutangira hari nabiseguyeho ntituri buganire byinshi. Ubwo rero birangira tutabiganiriye bitewe n'igihe n'umuriro muri kamera. Rero ndagira ngo abanze yongera abasuhuze. Turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. N'ijwi ryawe rirenga. Turabashuhuje, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Ndagira ngo rero dusenge Imana. Nitumara gusenga Imana, turarangiza. Imana yamaze kumenya ikirakurikiraho. Turagushimiye Kristo, kuri umwami w'abami, uri isoko y'imbabazi, uri ibyiringiro by'abakwizera. Niyo mpamvu umugaragu we Pawulo yanditse aravuga ngo ntabwo dushaka ko mutababara nka babandi badafite ibyiringiro. Ndagusenze nkwinginga muri iki gitondo, muri iki kiganiro, ngo amaraso yawe Kristo yongera duhindukire ibyiringiro, twuyogemo, dukizwe ibyaha byacu, tubabarirwe, kuko ni wowe tubabarira ibyaha byacu bikibagirana. Ndasenga nkwinginga
kuko wabanye natwe ukaturinda imyaka yose tumaze. Hari benshi bakuwe mu mubiri ariko twe turacyariho, si kubw'imirimo, si kubw'imbaraga, si kubw'ububasha, si kubw'ubutunzi, ahubwo ni imbabazi zawe. Kandi kuba turiho ntibivuze ko tutazapfa, ahubwo ni uko ukitwitegereza ukatubonamo umumaro. Nyemerera nonaha rero icyo wadusigarije aba aricyo dukora, kandi kuba uduhuje bitugirire umumaro, bigirire umumaro n'abazatwumva bose. Dusengera umuntu wese mu gihugu yaba arimo, ibihugu birimo intambara utanga amahoro, ibihugu birimo ibyaha bitandukanye bitange gukizwa, kugira ngo ubwami bwawe burusheho gukwirakwira no kwamamazwa no gukomera mu isi yose. Umwuka wera turamusabye kugira ngo ayobore iki kiganiro, kuko wamudusezeranije nk'umuyobozi, umudusezeranya nk'umufasha. Ndinginze ngo adufashe ibyo turi buganire byose biyobogwe nawe, kandi icyo ashaka aba aricyo kiganza muri twe kuruta ibyo twishakiye ubwacu. Ni ukuri Uwiteka ushimwe ko ugiye kubana natwe, bisabye mu izina rya Yesu, amen, amen. Yadusuhuje rero ni Masika Sandrina, nubwo atabibabwiye ariko tumubaza amakuru aho duherukaniye, tumubaza amakuru. Bimeze bite rero Sandrina? Bimeze neza. Bimeze neza. Duherukana atari uko wambaye, duherukana atari uko wambaye, none waduhinduriye ariko ntabwo wambaye neza. Yego. Cyangwa waberewe? Nabyo. Nari menyereye ko umuntu wamubwiye ngo waberewe avuga turakoze, umuntu uti nabyo. Abana se bameze bate mu rugo? Abana bari kumva. Bari kumva. Bari kumva? Ni amahoro. Ariko izo ndimi zawe bari kumva se niko bisanzwe bivugwa mu Kinyarwanda cyangwa hari kandi ucanzemo? Nuko ari byo menyereye. Tumenyereye. Abantu rero badukurikiye, hari abari mu bihugu bikonje ubu cyangwa bishyushye bifite imvura cyangwa ntayo, ariko twebwe iwacu turi mu kwezi kwa munani mu ntangiriro zako. Uyu munsi ni ku itariki 5, turi mu gihe cy'izuba ryinshi, abantu baba batari guhinga, kandi muzi ko Sandrina arahinga. None nari ngiye kumubaza ngo muri iki gihe cy'izuba ho uri gukora iki kiri kukubeshaho kikabeshaho n'abana? Murakoze. Nabanza kubasaba imbabazi ku cyiciro cya mbere cyatambutse. Uwo turi kumwe yarambajije ngo mbese umugabo wawe yapfuye mufitanye abana 4? Ubwo ndikiriza, ariko n'umwanzi wandiganyije, ntabwo abo bana 4 bose ariko n'abasigaranye, ahubwo nyuma yaho naje guhura n'ihohoterwa, n'ubundi ndabyara. Nabitekerejeho nyuma nsanga umwanzi yandiganyije, kuko numva bimbabaje cyane, ariko nyine ndabinginga ngo mumbabarire, n'Imana imbabarire, kuko narabeshye ndikiriza kandi atari byo. Nkaba ndi gusaba uwo turi kumwe ngasengere, nuko mwe mudukurikiye nuko mubyumve, mbasabye imbabazi. Mwebwe mudukurikiye rero, Sandrina nyine muzi ko mwakurikiye ikiganiro cyose, tukababwira uburyo afite umugabo, yari afite umugabo akaza kwitaba Imana. Mbese tuvuga ko yamusigiye abana 4, ariko we ku giti cye arimo avuga ko yariganijwe,
kandi akaba ari gusaba ngo tumusengere. Twanasenze tuvuga tuti Imana twese dutunganye. Ubwo rero Imana imubabarire kubwo kuriganya kwabayeho, ahubwo aho ngaho niho tugiye guhera ikiganiro neza. Umugabo wawe yagusigiye abana bangahe? Umugabo wanjye, ariko utari wakomeza nakubajije ikibazo kivuga ngo turi mu zuba kandi uzi kubeshejweho no guhinga. None muri iyi minsi ni akahe kazi uri gukora kabeshejeho wowe n'abana? Akazi katubeshejeho buno nta hinga ririho kubera ko ari igihe cy'izuba, ariko nari ifite akazi ko gucuruza amapera, imbuto z'amapera niyo yari yeze, ariko nayo yarangiye, ubwo turicaye gutyo. Wari ufite akazi ko gucuruza imbuto z'amapera. Buriya se imbuto z'amapera uzicuruza ute? Ufite isoko? Ufite icyumba ucururizamo? Hari isoko ryubakiye mufite mucururizamo? Ugenda wikoreye nk'uko tubona mu mujyi bafite agataro ku mutwe ati ntago muragurana? Wowe uzicuruza nka gute izo mbuto? Tujya twikoreraga tukagenda, twagera mu isoko, hari ahantu hari isoko ritwegereye riri nko kuva mu rugo kugerayo yari nk'isaha n'igice. Ariko kuva mu rugo nanone njya gushaka izo mbuto n'ubundi hari harimo nk'isaha n'igice. Ubwo rero najyaga kuzishaka, byaba ngombwa nagera mu rugo nabona bwakeye nkazihorera, bwacya mu gitondo nkikorera. Nagera mu isoko, ubwo hari isoko ryubakiye tugashyira mu isoko tugacuruza, ariko hari n'igihe tugeze mu isoko ukabona ntabwo biri kugenda, batari kugura neza, tukajya kubunga mu ngo n'ubundi, tukagendagenda mu ngo, ugera ku rugo ati ntabwo muragura amapera, ukubwiye ngo ndagura, ngwino zana, uvuze ngo oya, kugeza igihe birarangirira nuko ugataha. Buriya se ubasha kwikorera ibiro bingahe by'amapera? Ntabwo nzi kwikorera ku mutwe, mpeka ku mugongo. Nka 20 ingahe? Kwikorera ntabwo mbishobora, nikorera nk'ibiro ibyinshi ni 25. 25. Tuzi ko abakongomani benshi nkuko twabivuze uyu yabaye muri Kongo cyane, abakongomani ubundi bakunda gutwara ibintu mu mugongo. None amapera nayo yarahunduye, kujya kuyashaka yari isaha n'igice, kugira ngo uyabone noneho kuyegera ku isoko naho akaba isaha n'igice. Yego. None arahunduye, ariko se wenda ugereranije ku munsi wacuruzaga nk'ibihumbi bingahe? Byaterwa n'ayo waranguye. Hari igihe naranguraga nk'amabase 2, nkishyura 2,000, ibase imwe ari 1,000. Hari igihe naranguraga nk'amabase 3, ntabwo nabaga nashobora kuyikorera, nkashaka uwo kuntwaza 2 nanjye nkikorera imwe kubera ko ntazi kwikorera. Kandi uze kuvuga cyane cyane. Noneho rero ukunguka ute? Biterwa n'igihe tugitangira kuyacuruza yari yeze cyane, ubwo mugahurira mu soko muri benshi, ntabwo igihe cyose gihora ari kimwe, hari aya mbere n'aya nyuma niyo agira amafaranga. Ubwo mo hagati rero kubera ko hose aba amaze kwera,
hari igihe waranguraga nk'amabase 2 watanga 2 ibase ukayungukaho ikindi 1,000 n'indi kindi 1,000 waranguza amabase 2 ibihumbi 2 ugakuramo ibihumbi 4. Hari n'igihe wakuragamo 3,500. Hari n'igihe yazaga ari menshi ugakuramo 3 ugakuraho inyungu y'1,000. Yego. Ku munsi ukaba wakorera ubwo ku munsi wacuruzaga amabase 2 cyangwa 2? 2. Ya none yashize. Yego. Uri gupanga gukora iki se ko inda yo ntigihaga, hari mu bintu bidahaga n'indibamo Salomo yigeze avuga ibintu bidahaga, ubutaka ngo ntibujya buhaga amazi, imva ntizijya zihaga abantu, inda ntigihaga ibyo kurya. None uri gupanga iki urakora noneho ngo ikibasayidire? Hari ahantu hari kure y'iwacu hatajya habura imirimo, twewe iwacu tujya tuyita ngo ni mu mashitingi. Tujya tugenda kuva mu rugo ugerayo ni nk'amasaha 2 n'igice ku muntu uri kugenda atari kwihuta cyane. Ubwo rero kubera ko ari kure kandi ikintu cyitwa ingendo cyane ntabwo nari narakimenyeye, kubera ko iwacu muri Kongo ntabwo twakoraga urugendo rurerure cyane. Ubwo rero hari igihe ngiyeyo nka rimwe mu cyumweru kigashira ntasubiyeyo, nuko nkasubirayo mu kindi, nangwa se hari n'igihe n'ukwezi gushize. Ariko ugenda ushakisha, hari n'uza akakubwira ngo mfite ikiraka cy'amafaranga 500, ukagikora niyo yaba 200 ukavuga ati nta kibazo, nuko ukaba wayagura n'imifungo 2 y'ibijumba. Yego. Gahereza abana. Mugakura itoto rikaza, wakureba yagira ngo Colonel aracyahari. Wabona nta kibazo gihari pe. Ariko hari ukuntu Imana ijya inahisha abantu bayo, cyane ko burya hari abantu bangirika vuba. Iyo umubiri wawe wawushyizemo inzoga nyinshi, umubiri wawe wangirika vuba. Iyo wanyweye ibiyobyabwenge umubiri wawe wangirika vuba. Ariko wowe ndabona nta kibazo, si byose? Ubuntu bw'Imana bujya budukesha, kuko njya ndeba nk'abaturanyi duturanye, njya numva ukabona yagiye inzu yisize gutya irangaye, umwe akibwira ngo umwe ariyo, undi akibwira ngo ndariyo. Wajya gusanga wajya gukingura mu gitondo wari uzi ngo barayemo, ukabona niho muri guhurira ku muryango. Icyo gihe rero ntabwo biba byoroshye, ariko iyo uri muri Yesu byose birashoboka. Niho rero twari dutangira ikiganiro, turimo tubazanya amakuru y'ukuntu ibintu bimeze. Hanyuma rero ndagira ngo utubwire, umugabo wawe yagusize ufite abana 3, nyuma yahuza kubyara undi wa 4, nk'uko wabisobanuye ko byari byaguciyeho cyangwa wariganijwe. Ariko nkabaza nti none hubwo byagenze bite? Kuko abantu badukurikiye ikiganiro cy'ubushize twari twagishoje, ndimo mubaza nti kubera iki utashatse undi mugabo, kandi ngo ushake umugabo nyamugabo atari ugutwara uw'abandi. Birangira avuze ko gushaka umugabo byamuvuyemo. None byagenze bite kugira ngo bagufatishe ubyara umwana wa 4? Byagenze ute?
gusa bwo nyine mumbabarire kuko kubisobanura ni ibintu bifashe intera ndende. Icyo nageraga ni ukugira ngo mbasabe imbabazi gusa. Oya, ntabwo imbabazi twaziguhaye, ahubwo igisigaye ni iki kivuga ngo uyu muntu watubwiye ko ibintu byo gushaka umugabo yumvisha bimuvuyemo, byagenze bite ngo abyare umwana wa 4? Ese kumubyara, kuba baramuhohoteye nibyo byamuteye gufata umwanzuro wo kudashaka, cyangwa kuba yarapfakaye nibyo byatumye afata umwanzuro wo kudashaka? Nicyo kibazo tuba turimo twibaza. Ntabwo ari iyo mpamvu. Icyatumye mfata umwanzuro wo kudashaka, ariko ubundi muri make ntabwo ari ukuvuga ngo nafashe umwanzuro wo kudashaka, kuko mu kiganiro cyatambutse nababwiye ko iyo aba nkiri muri Kongo ntabwo mba nkicaye ngo bishoboke, ntabwo mba nkiri mu rugo, ahubwo ni uko nageze ino nkakira agakiza. Kuba rero ntarashatse nangwa ngo njye mu bindi nongere mbyare n'abandi bana, ni uko nageze ino nkakira agakiza. Ariko no muri Kongo numvaga gushaka bitanyoroheye, kubera ko uwa mbere twari tubanye neza cyane, nabyibazagaho nkumva ko undi nashaka tutabana neza nk'uwa mbere. Hanyuma rero byaje kukugendekera bite kugira ngo uwo mwana wa 4 nawe umubyare? Se wamubyariye muri Kongo, wamubyariye mu Rwanda? Duha amakuru neza, kuko iyo waje uba wizanye ugomba kwirengera ibibazo byose uri bubazwe. Byanyura mu kubisobanura, byanyura naho ubundi ibyo wari uri kumbaza. Ikizima cyo nuko numva ko bitangendekeye neza, kandi kaba umwanzi yarandiganyije. Gusa tubyihorere, icyo nashakaga ni ukugira ngo mbasabe imbabazi dukomeze. Yego, murumva nyine ko abihakanye, kandi hari ukuntu umuntu aba ibintu byaramubayeho bikamwangiza, kuri we akaba yumva kubisubiramo ari ukongera kwangirika, cyangwa ugasanga n'impamvu zo kubivuga zitari zagera. Ubwo rero umutekano w'umuntu uba ukenewe. Hanyuma rero twaherukanaga tuvugana, ntekereza ko abantu bumvishe ikiganiro cy'ubushize dutangira, twari twavuze tuti rero ubwo tugiye kuganira ku by'ubuzima bwo muri Kongo, tuganire ku by'ubupfakazi, tuganire no ku byo muri korali. Ubwo rero uyu munsi wa none tugiye kuganira ku bintu bigendanye no muri korali. Twongere tubibutse ko uyu ni umuririmbyi muri korali Witsemba. Hanyuma rero abaririmbyi bagenzi bawe bimeze bite? Umurimo w'Imana umeze ute? Umurimo w'Imana urakomeje nta kibazo. Urakomeje nta kibazo. Uheruka muri korali ryari? Ejo ku cyumweru hashize. Ejo ku cyumweru hashize. Ese nkibaza nti abantu benshi barabizi gukorera Imana bisaba kwitanga, bigasaba kwitanga igihe n'amafaranga n'ibindi. Kandi twumvishe uburyo ubayeho, ntabwo wacuruza 1000 ufite abana 4 nawe wa 5.
ngo iryo joro cyangwa uwo munsi kirokoka uwo munsi. Ese mu murimo w'Imana ho ujya ukora umurimo w'Imana ute? Imana ishaka amafaranga uyayiha gute? batubwira ko ari ugukora uko ushoboye ukitanga uko uri, kubera ko ntabwo watanga icyo udafite, ahubwo utanga uko uri ugakora uko ushoboye. Tumaze iminsi abantu ndi kubwira cyangwa turi kuganira bazi Witsemba, bazi abenshi bazi aho ituye, bazi n'imirimo yayo, niyica no muri kuyireba nyine ko ari iya korari, byumvikana ngo bagira imirimo myinshi. Kandi tumaze iminsi twumva hirya no hino insengero zafunzwe, ukajya kumva abakristo bamwe bivuyemo ati twebwe n'ubundi byari bitubangamiye twakoraga ku gahato nta mutima ukunze urimo, mbese ugasanga babaye nk'aho borose wabyukaga, ku buryo umukristo nta n'umutwaro wo gusengera umurimo w'Imana, byibura ngaho yasengeraga nabona hafunze agira ishyaka ryo kwishyira Imana, noneho ayiganyira iti ahari bafungurire. None ugasanga bafite ikibazo bati iyo habaga hari mu nyubako bafataga abakene, ntibirirwe bavuga ngo abakene ngo n'aba, ahubwo ugasanga basizeho amafaranga, ati buri wese agomba kuzana amafaranga ya n'aya, batazi nimba yaburaye nimba yariye. Mbese muri korari ho umurimo w'Imana muwukora gute? Se nta gihe kijya kigera bakavuga bati ni ukuzana amafaranga paka ku buryo wumva bikubangamiye? Ntabwo bimbangamira, aho kubera ko nta gahato kaba karimo, ahubwo buri wese yitanga uko ari n'uko umutima w'umutegetse, ubwo uko ndi nanjye niko nitanga. Buri wese atanga uko ashoboye, ni ukugenda uko imbaraga zawe zingana. Mu bitekerezo bya muntu bigendanye n'ijambo ry'Imana, umuntu yakwiye gukora uko ashoboye, kuko Imana irabizi ko hari abo yahaye amafaranga menshi abandi baha make. Ahubwo ikibazo kiba gihari ni ukugira amafaranga ariko ntukunde umurimo w'Imana, bayagusaba ntuyazane. Ariko umurimo w'Imana nk'uko ijambo rivuga, nta wayikorera uzikorera amaboko, kandi ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Nongere nibutse abantu ko kubiba Imana ivuze ntabwo ivuze ngo ibyo umuntu abiba, ntabwo ivuze ngo ubiba menshi azasarura menshi, hoya, ahubwo umutima ubibibanye ni uko utera kongera gusarura. Kuko muzi umuntu umwe wagiye gutura, abantu babiri bagiye gutura, Yesu ari kubitegereza ngo maze ashima uwari utuye makeya, kuko ayo yari atuye niyo yari asigaranye. Bivuze ngo rero nawe ntabwo nkubwiye ngo ujye utura makeya cyangwa ujye utanga makeya, ujye ufashisha makeya, ahubwo mbere y'uko ubikora manza ugenzura umutima wawe. Ko Yesu yaravuze ngo nujya gutura ituro ryawe ukibuka ko hari mwene so mufitanye ikibazo, uretse kuritura ubanze ugende wikiranure na mwene so, ugaruke uriture, nibwo rizagira umumaro. Narindi kugira rero ngo twiganirire, utazagira ibyo utanga ukibuka byapfuye ubusa, kandi wari wabitanze utanabiriye iwawe. Hanyuma muri korari hajya abantu badukurikiye, uyimazemo igihe kingana iki? Ndi kuyimaramo nk'umwaka n'amezi nk'atatu gutyo. Uri kuyimaramo umwaka n'amezi 3 nangwa se 4 naho ngaho. Aho ngaho. Hanyuma
nk'uko narimbwiye abantu ngo tugiye kuganira ku buzima bwo muri korali. Muri korali habamo ibibazo bigiye bitandukanye, habamo intambara z'uburyo bwinshi, kugeramo utazi kuririmba, kugeramo uri umukene. Ubuzima bwo muri korali nibwo ugiye kutuganiriza, kuva ukigeramo kugeza kuri iyi saha, uko wayibonye, ibyo wahuriyemo nabyo, kuko umuntu uri mu nzira niwe usitara. Umuntu utari kugenda ntiyasitara, kandi umuntu utari kubaka ntiyahengeka igikuta. Uhengeka niwe ushobora no kugorora. None wowe kuva wagera muri korali kugeza iki gihe, ukurikije n'ubuzima n'imibereho ufite, wayibonye ute? Wabayeho ute? Murakoze. Muri korali ho nkimara kuyigeramo numvishije nta kibazo, kubera ko ni ibintu natekereje iminsi myinshi, nkumva kwicara gutyo gusa nkumva ntacyo bimariye, cyane ko nari narayibayemo ndi mutoya, ariko ndi muri Kiliziya Gatolika, ariko nkumva hari ibyafasha nageze muri korali, bikandinda kujya gukora udutsiko n'abandi bagore n'abandi bamama, kubera ko iminsi tuba turi muri korali ntabwo nabona n'iyo kuvuga ngo ngende nicare hariya nk'umuntu udafite icyo akora. Ibyo ngibyo nabonye byandinda kujya ndangamira ibyo hirya no hino, nicyo cyanteye kujya muri korali. Numva ko ningera muri korali nabyo bizasunikira cyane mu buzima bwa Gikristo, ibirangaza bikaba bikeya. Ubwo rero ngeze muri korali nta kibazo nigeze ngira, ubwo kubera ko korali yacu, korali Witsemba, batubwira ko umuntu agomba kugenda uko imbaraga ze zingana. Ntabwo wagenda rero uko imbaraga zitangana, ugenda uko imbaraga zawe zingana. Niba bavuze ngo mutange iki n'iki, ntabwo watanga makeya ngo bavuge ngo mbese ko utanze make, ahubwo wowe utanga ubikuye ku mutima, ukavuga ati aya niyo ntanze, niyo mbonye, nuko barayakira nta kibazo. Ubwo rero n'imibanire nabo nasanze muri korali nta kibazo, baranyakiye, turabana, turarepeta indirimbo kugeza igihe banyakiriye. Ubwo nanjye njya muri uwo murimo wo gutanga ubutumwa hamwe n'abandi. Hamwe na hamwe. Kuva wagera muri korali, hari umunsi umwe mushobora kuba mwaraserutse. Yego. Hari umunsi mushobora kuba mwaraserutse mugaserukira ahantu hamwe cyangwa ahandi, hanyuma kavuga bati turi bwambare iniforume iyi n'iyi. Yego. Ukikanga ntayo wambaye. Hari korali zivuga ziti nimba utambaye iniforume nk'abandi nturi buririmbe. Mwe muri korali yanyu bimeze bite? Kuko kandi iyo bavuze batyo bikomeretsa abaririmbyi bamwe na bamwe. Urugero nk'ujemo vuba ari n'umukene, ntafite ubushobozi bwo guhitagura wenda iniforume ebyiri bari bagezeho, ugasanga umunsi umwe bati turaserutse, barangiza bati ntabwo umuntu utambaye iniforume ntabwo ari buririmbe. None hari umunsi umwe, icyambere mujya mubigenderaho muti ntabwo ari buririmbe se? Oya, ibyo ntabwo bibaho. Ntabwo bibamo. Mwagiye udafite iniforume
wambara ibyo ufite. Kubera ko urugero nkanjye ugezemo nyuma nasanze bafite iniforume nyinshi ku buryo ntabona ubushobozi bwo kuvuga ngo nahita nzigura nzibone mbone ubwo bushobozi. Ariko kuvuga ngo uwambaye iniforume niwe uraririmba byo ntabwo babikora. None ngiye kuvuga ngo aho ugereyemo mwaserukiye ahantu hagiye hatandukanye, ugiye tubwira umunsi umwe byibura wigeze userukira ahantu ukumva umunezero wari warabuze urawubonye, mbese ukavuga uti kuririmba ni sawa, ni sawa. Hari umunsi byigeze bikubaho ku buryo utemberana na korari ukabona ubonye ibintu bidasanzwe? Hari aho twagiye ariko atari kure, ariko numvishe gutanga ubutumwa ari byo binejeje cyane gusumba ibindi. Kugira ngo abantu bakiri hanze, twavuga abo twita abanyamahanga, nabo bakire Yesu mu mitima yabo, bakizwe nk'uko nanjye namwakiriye. Nanjye muri njyewe numvaga ndi umunyamahanga, kuko ibintu byinshi ntabwo byanciraga urubanza nkurikije aho twari dutuye n'agace nari ndimo. Ariko buno maze kumenya gutandukanya icyiza n'ikibi, maze kumenya ngo iki ni cyiza nangwa iki ni kibi, iki ngiki cyakurimbuza nangwa se iki ngiki cyaguha ubugingo. Uti inyungu nabonye, ibyiza nabonye ni ukwamamaza ubutumwa. Yego. Hari indirimbo ivuga ngo iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Urayizi? Oya, ntabwo nari nayimenya neza. Ntabwo uyizi? Oya. Niyo nyungu yacu y'ukuri. Yego, ntabwo uyizi. Ngiye kuvuga ngo reka turirimbeho icyo gice, ariko reka tukireke, sibyo? Kubera ko nahoze mu yandi madini, Kiliziya Gatolika indirimbo mugira abapende bagira twe iwacu muri Kongo tujya tuvuga ngo ni abasepake. Niyo mpamvu njya nibuka nabivuze, ntabwo ari zo bagira. Ubwo rero menya indirimbo z'abarokore ari uko mpageze, ari uko maze kwakira agakiza. Ngenda menyamo rero nkeya, ntabwo ariko zose nari nazimenya. Yego. Hariho amagambo avuga ngo twibesherejweho na Yesu, muri byose tubonera mu isi, iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Iyo twamamaje ubutumwa niyo nyungu yacu y'ukuri. Vuga ngo ubw'abakristo bazinjira mu ijuru gushima umukiza, nifuza kuzajyana nabo dufatanye kumuhimbaza. Yego, kwari kugira ngo nk'abantu bahuye nyine ka turi kumwe n'umuririmbyi, byanze bikunze ntago kari kugenda tutanaririmbyeho. Yego. Hanyuma rero kugira ngo
dusabe abantu badukurikiye. Ntabwo twifuza ko kino kiganiro kiraba kirekire cyane, ahubwo kwari kugira ngo twongere tuganire na Masika Sandrine, tubwire uko byari bihagaze muri iyi minsi, ariko byanze bikunze nk'umukristo akaba n'umuririmbyi, muri we ntihabura ijambo ry'Imana rimufasha, ko ijambo ry'Imana riratubwira ngo umuntu ntatungwa n'imitsima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Muri iyi minsi ni irihe jambo wumva ari gukomeza umutima mu gihe uhuye n'intambara cyangwa ibigeragezo? Murakoze. Ijambo rinkomeza mu byanditswe byera ni muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 7, havuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Yego, musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Yego. Iryo ni ryo wumva rigukomeje muri iki gihe. Yego, ndagira ngo rero tugere ku musozo. Nk'uko dukunda kubiganiraho, abantu ntabwo baba bameze kimwe. Hari umuntu bashabutse avuga yanagurutse, ariko mwabonye ko Sandrine we aba yiturije atuje, kugira make nk'umukomando, nka koroneri. Nyine nuko byari byaramugendekeye. Ariko kandi iyo abantu bamwe baseka, abandi ntibakunde guseka, abandi bakaba ari barebare, abandi ari bagufi, abandi ari inzobe, abandi ari ibikara, abandi ari abazungu, abandi ari abirabura, ibyo nibyo bigaragaza gukomera kw'Imana. Yego. Kuba ifite ibintu byinshi bitandukanye muri yo yashyize ku isi, nibyo bitwereka ko Imana ishoboye. Ndagira ngo rero nongere nkubwire wowe uduteze amatwi, kugira ngo utege Sandrine amatwi, abwire abantu bashatse abagabo bageze aho barapfa, cyangwa bashatse abagore babo barapfa, bahuye n'ubukene batari biteze. Sandrine rero agiye kubabwira, kuko umunyarwanda aravuze ngo inkuru y'imbarirano iratuba, kandi ijoro ribara uwariraye. Ubwo Imana yabimucishijemo rero, kwari ukugira ngo nawe azabivuga abibwira abandi. Reka rero agire ijambo ababwira, inama yabaha z'uko bakwitwara. Karibu. Murakoze. Abaduteze amatwi bakurikiye ikiganiro, ababa barabuze ababo nk'uko turi kumwe abivuze, inama nabagira cyane nk'abamama bagenzi banjye, ni uko bakwihangana, ariko cyane cyane bakayoboka inzira ya gikristo, kuko idutera kwibagirwa imibabaro, ikadutera gusabana n'abandi. Ubwo bya bindi twatekerezaga, bwa bwigunge twari turimo bukavaho, kubera ko niyo ugeze mu rusengero
hari igihe ugenda ufite byinshi uri gutekereza, warihebye, uri kure y'Imana. Ubwo nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo umutima, ndabyibagiwe mumbabarire, ariko noneho mu by'ukuri iyo ufite amaganya menshi ku mutima, ntabwo wumva nta mahoro ufite, kandi bigatuma ujya kure y'Imana. Ariko iyo ugiye mu rusengero basoma n'ijambo, ukumva ni nkawe bari kubwira, ukumva umutima urakeye, ukumva ibyari bikuremereye, ukumva urabiruhutse, ukumva umutwaro wari wikoreye uwusize hasi kubera amagambo basomye, cyangwa se uwigishije kubera uko ari kwigisha. Ariko njye inama nababwira, icyiza mbona muri byose ni uko wayoboka inzira ya Gikristo igukura mu bwigunge. Yego. Ubwo n'abandi narindi kubwira abamama, ariko abantu twese turi kimwe, kandi n'ibitekerezo nubwo biba bidahwanye ariko ni bimwe. N'ababa barabuze ababo ari abagabo nabo bakwihangana, kubera ko ntabwo biba byoroshye kuba mwari muri mu nzu muri babiri ukabona usigaye uri umwe. Ni ibintu biba bitoroshye, uretse ko nta kindi wabikoraho, ariko biba bikomeye cyane. Umunyarwanda niwe uca umugani ngo utaranirwa agaramye agera ngo ijoro riri hafi. Hari ibyo urebesha amaso ariko uri kubireba kuri mugenzi wawe ukabona ko bitoroshye, ukabona ko byoroshye, ukabona ko mbega nta kibazo, ariko biriya ni ibintu biba bifite uburemere cyane gusumba ibindi byose. Yego. Sandrine ati mugane Kristo kandi mujye mu nzu y'Imana muzaruhukiramo. Hari abantu benshi bagenda bakajya mu nzu y'Imana bazi ngo bararuhukirayo, bagerayo ahubwo akaba ariho bababarira, asanga wicaye ku ntebe, abantu bose bati iya ntebe runaka yicayeho ntabwo tuzongera kwicaraho. Mbese ariko Kristo ni umwungeri mwiza, uragira intama ntagire n'imwe azimiza, n'iyo hagize imucika izindi aba azisize akajya kuyishaka. Akaba ariyo mpamvu rero mwari mukwiriye kwerekera mu nzu y'Imana mukaruhukira, kandi iby'Imana ibabwiye byose akaba ari byo mukora. Nange rero ndagira ngo ngira ko ndenzaho, mwe murushye, mwe muremerewe, nimusange Yesu. Umunsi umwe Yesu na nyina n'abigishwa bigeze babatumira mu bukwe bw'i Kana. Bagezeyo ibyo kunywa birashira, bishize basanga Mariya, bati twingingire Yesu agira icyo adukorera. Wenda bari bazi ngo Yesu aratubura amafaranga bajye kugura ibyo kunywa, ariko Mariya arababwira ngo icyo Yesu ababwira aba ari cyo mukora. Rero nagira ngo nawe nkubwire ngo icyo Yesu akubwira ugikore, yaba mu mibereho, yaba mu myifato, icyo Yesu akubwira ugikore. Iyo nkuru sinyibabwiye yose ngo mbabwire uburyo Mariya yihereranye Yesu, Yesu akamubwira ngo tubigendanyemo dute, ariko icyo Yesu akubwira ugikore. Imana ishimwe cyane. Reka ngushimire wowe wari uteze amatwi kino kiganiro cy'ubuzima bwa buri muntu wese, kandi Uwiteka kube hafi, akubashishe gukora byose, akubashishe kwitanga mu murimo w'Imana, akubashishe kwibuka abapfakazi, akubashishe kwibuka imfubyi, akubashishe kwibuka abakene bose, indushyi uzitiza amaboko,
maze umugisha w'Uwiteka ugusesekareho. Ndagira ngo rero dusabe Sandrine asenga Imana kugira ngo Imana itugirire neza kandi iherekeze na kino kiganiro. Murakoze, ariko narindi kumva mwampa akanya nibura wenda nkaririmba nk'indirimbo ntoya ifite ibice bikeya tukabona gusenga. Akanya ni akawe. Gusa ni ukugira vuba kugira ngo bize guhaniramo n'umuriro dufite. Yesu yitegereje Yerusalemu, arayiririra nuko aravuga ati, iyo umenya icyaguhesha amahoro, ariko none byahishwe amaso yawe. Yesu yitegereje Yerusalemu, arayiririra nuko aravuga ati, iyo umenya icyaguhesha amahoro, ariko none byahishwe amaso yawe. Nuko utamenye ku mwami w'amahoro ari muri wowe ukamwirengagiza, nicyo kizatuma wifuza amahoro, nyamara amahoro akaba kure yawe. Nuko utamenye ku mwami w'amahoro ari muri wowe ukamwirengagiza, nicyo kizatuma wifuza amahoro, nyamara Dawidi wa kera wahimbwe Pawulo, Sawuli amaze kwakira umwami w'amahoro, yagize umutima utamurega ikibi, imbere y'Imana n'imbere y'abantu, agira amahoro ayahesha n'abandi, abo yarenganyaga bashima Imana. Dawidi nawe yashyize Imana imbere, agubwa neza kandi agira amahoro, agira amahoro ayahesha n'abandi, abo yarenganyaga bashima Imana. Dawidi nawe yashyize Imana imbere, agubwa neza kandi agira amahoro. Abashaka amahoro niduhitemo kumvira ijambo ry'Imana rivuga ngo, ushaka ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe kuvuga ikibi. Abashaka amahoro niduhitemo kumvira ijambo ry'Imana rivuga ngo, ushaka ubugingo no kubona iminsi myiza, abuze ururimi rwe kuvuga ikibi. N'iminwa yitavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi bakora ibyiza. Ashaka amahoro ayakurikire, ayashyikire kandi azagubwa neza.
n'iminwa itavuga iby'uburiganya, kandi azibukira ibibi bakora ibyiza. Ashaka amahoro ayakurikire, ayashyikire kandi azagubwa neza. Ashaka amahoro ayakurikire, ayashyikire kandi azagubwa neza. Amen. Amen. Mana ishimwe kubw'iyo ndirimbo. Nubwo hari aho wagiye yakuvuga Sawuli wahimbwe Pawulo, akavuga Dawidi, hari ukuntu umuntu yibeshya, byose bibaho. Imana yo mu ijuru niyo itajya yibeshya cyangwa ngo yitiranye amazina. Yego. Ndagira ngo rero n'ubundi dusengere nk'uko twari twabigusabye. Kadusenge. Yego. Mana yacu, Mana turagushimye, tugushimiye ineza n'ubuntu uhora utugirira. Amen. Waraturinze mu bihe byatambutse. Nukuri. Ntabwo ari uko turi beza gusumbya abandi. Oya. Ntabwo ari uko dukora ibitunganye. Oya. Ahubwo ni imbabazi zawe kidufitiye. Amen. No kugira ngo dutunganye bidatunganye. Kubiri Yesu. Kubw'ibyo rero izina ryawe rihabwa icyubahiro munsi no mu ijuru. Tubanje guca bugufi umuja wawe. Umbabarire ibyo nakoze bitakunejeje. Hari ibyo natekereje mu mutima, hari ibyo navugishije iminwa yanduye, hari ibyo nakoze, hari n'ibyo nirengagije gutunganya. Nciye bugufi ngo umbabarire. Ndi umwana mutoya mu by'agakiza. Ndakwinginze ni ukuri ngo usukeho umwuka wawe wera, unyeze untunganye, ngaragare imbere yawe nk'umujakazi wawe, ngaragare imbere yawe, ni ukuri unyishimire. Ngusabye imbabazi z'uburyo bwose kugira ngo mbabarire, untunganye nere mbuwera nk'uko nawe uri uwera, nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo utejejwe ntazabona umwami Imana. Yego. Urakoze rero murengezi mwiza, ngushimiye kubw'iki gikorwa. Ni wowe washimye ko bibaho. Ubwo nge nari ndi kure mu kindi gihugu, wowe wari uzi ko kuri iyi saha nzaba nicaye ahangaha, ariko ngewe ntabyo nateganyaga, nta n'ibyo nibwiraga mu mutima, ariko wowe wari ubizi. Ibyo wakoze byose ni byiza, kuko ibyo ukora byose ni byiza. Tugomba kubyakira uko biri. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Urakoze rero. Abaduteze amatwi badukurikiye bose, turakwinginze ni ukuri ngo ubane nabo, ubane natwe. Ni ukuri tugiye gutandukana n'umugaragu wawe. Turagusabye kugira ngo umwuka wawe wera ari utuyobora. Ni ukuri kuko abayoborwa nawe ari bo bana bawe. Turagusabye rero muri aka kanya, ni ukuri ukomeze udufashe. Icyifuzo nashyira imbere yawe Mana ni ukugira ngo uduhe imbaraga zo gukomerera mu murimo twatangiye. Ibiduca intege byose ubica intege mu izina rya Yesu. Ibyatuma umurimo wawe udakorwa bikurweho, ahubwo ukomeze udusunikire mu buntu bwawe. Ni ukuri turakwinginze, ntudutererane, ntuduhane na gato. Uko ugenderera abandi bose natwe ntudusige. Urakoze rero. Twatandukana ku bw'iyi mibiri izapfa, ariko imitima igumize guhurira iwawe mu ijuru, maze ibyo ushima n'ibyo ukunda ari byo bibaho. Kandi uduhe kunyurwa n'uko turi, twere kurarikira iby'isi kuko bizashirana nayo. Tubisabye twizeye twiringiye mu izina ryawe Kristo. Rero urakoze.
amen amen.